zo muri iki gice. Ni ukuvuga ngo ntago Imana na rimwe iha umuntu cyangwa iha umuntu igihano itabanje kubimwereka ngo afate umwanya abitekerezeho. Iyo winangiye rero cya kigeragezo n'ubundi nibwo kikuzaho igihano. Ni ukuvuga ngo burya Imana iduha ibihano by'Imana iduha ntabwo ibiduha kuko itwanga, ahubwo ibiduha kugira ngo tubashe kwiyungurura, tubashe kureba kure, dutekereze, twongere dutekereze Imana ko ari Imana ishoboye. Mu by'ukuri ahangaha by'ukuri reka dushime yuko Uwiteka ajya atanga imbabazi, ndetse imbabazi z'Uwiteka zihoraho. Uretse wa munsi nababwiye uzavuga dusanga mu byahishuwe, uzavuga ati birarangiye uwanduye nagumye yandure, were nagumye yandure, icyo gihe bizaba byahinduye isura. Ariko muri iki gihe imbabazi ziracyari ku ntebe yayo. Wiyunguruye ukemera yuko uri umunyamafuti ukabisabira Uwiteka imbabazi, irakubabarira kandi ukongera ugahabwa ubunararibonye, ndetse ukaba umuntu ushitse imbere yayo. Mu by'ukuri uyu Nebukadinezari yubuye amaso ye areba ku ijuru, agarura akenge. N'ubundi niho umukiro n'ubwenge bituruka. Dusanga muri Daniyeli igice cya 3 umurongo wa 34. Yasobanukiwe nuko ubwami bw'Imana ari bwo buzahoraho iteka ryose. Abantu ni nk'ubusa imbere y'Imana, niyo ibaha byose. Natwe ibasha gukoma ubasha gukoma Imana mu nkokora ijambo ryayo naho ryatinda ntirizahera. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana naho ryatinda ntago rizahera, ritinda kubera impamvu twabonye yuko ikikubaho cyose cyangwa se Imana iyo yateguye kugezaho ibanza ikaguteguza ikabikubwira. Iyo rero ukomeje kwinangira umutima ukaba wa wundi, ni ukuri bya bindi byose bikugeraho. Nimureke twese dukishwe bugufi, tumenye yuko Imana ari ikomeye, tumenye ko Uwiteka ari uri hejuru ya byose. Uwiteka wakishije Nebukadinezari yari ikinani, yari ukomeye, yari igikomerezwa. Imukisha bugufi ava amahimbaza Uwiteka. Abibone Imana ibasha kubacisha bugufi. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri nimureke tureke kuba bibone, tuba abakristo by'ukuri, duharanire ubukristo mu buryo bw'ukuri. Ahangaha turimo turagenda tugana ku musozo, ariko mu by'ukuri mwirinde cyane, mwirinde kugomera Uwiteka. Nimureke twese dufatanyirize hamwe dukora umurimo nk'uko twabitegetswe. Nimureke tureke kwibona cyangwa ngo twiyemere, kuko nk'iyo wabaye umwibone uba uri mu nzira zo kugwa cyangwa zo gucishwa bugufi. Urwa kabiri rwa Yohana igice cya 1 umurongo waho wa 8 haragira hati, urwa kabiri rwa Yohana igice cya 1 umurongo waho wa 8 haragira hati, mwirinde mutabura iby'imirimo mwakoze. Mugire muti, mwirinde mutabura iby'imirimo mwakoze, ahubwo ngo muzahabwe ingororano itagabanije. Mwirinde mutabura iby'imirimo mwakoze, ahubwo ngo muhabwe ingororano itagize gute, itagabanyije. Ni ukuvuga ngo mwirinde mu buryo bukomeye. Imitego ya Satani muyirinde, ibikorwa bibi mubyirinde, dukora ibikorwa byiza, tuba abantu bazima, kugira ngo ibi byose twakoze tutazabinyagwa. Nababwiye ati udakina n'amahirwe kuko wayaguhaye ashobora kugira gute, ashobora kuyakwambura.
niyo mpamvu tugomba kwirinda cyane kugira ngo ibyo twakoze tutazabinyagwa cyangwa tutazabyamburwa kubwo gukora nabi, ahubwo tuzahabwe ingororano itagize gute, itagabanyije. Isomo turi busange mu Baheburayo igice cya 12 umurongo waho wa 11, nta gihano kinezeza ukigihanwa, ahubwo kimutera umubabaro. Ariko rero hanyuma cyera imbuto zo gukiranuka zihesha amahoro abamenyerejwe nacyo. Ni ukuvuga ngo iyo tugihabwa igihano turababara, tukarira, tukivovota, ariko reka mbabwire, iki gihano cyera imbuto zikiranuka ko gituma dusubiza intekerezo, nk'uko Nebukadinezari nawe yubuye amaso ahita agarura akenge. Nibwo kumenya yuko burya Imana ari ikomeye. Mu by'ukuri nimureke uyu mwanya twese dufata umwanzuro ufatika, mu by'ukuri twihane, by'ukuri imitima yacu tuyegereze ku Uwiteka wenyine. Dore niyo Imana yemeye igatanga umwana wayo kugira ngo ibashe kurokora ubugingo bwacu. Si uko yari itwanze ibaze kwisiga iheru igatanga umwana wayo kugira ngo mwene muntu abone ubugingo. Ariko ikibabaje ni uko ako gaciro twe tutakabona, ahubwo tukibera mu bintu bidafite umumaro, ibintu binejeje biri aho bitazagira n'icyo bitumarira. Nimureke ibyo byose tubyimure mu ntekerezo zacu, ibintu byose biduteranya n'Uwiteka, ibyo byose reka tubyimure, ahubwo dushakishe ikintu icyo ari cyo cyose cyabasha gukiza ubugingo bwacu. Isomo risoza turisanga mu Bafilipi igice cya 4 umurongo wa 20. Icyubahiro kibe icy'Imana yacu, ariyo Data wa twese iteka ryose. Amen. Nimureke icyubahiro tugihe Uwiteka, kandi natwe twubahe Uwiteka mu buryo ubwo ari bwo bwose. Reka ibyo nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen. Mureke dusenge. Data uhoraho, Mana ukiranuka, mwungeri w'ubugingo bwacu, twize amagambo akomeye atugaragariza ko ari wowe ukomeye kurenza twebwe turi nk'ibibabi ntacyo turi cyo. Ariko uyu mwanya turakwinginze ngo duhe kumva no kumvira amagambo yawe, duhe Mwuka wawe wera kugira ngo adusobanurire muri iki gihe giheruka. Ndagusabye kugira ngo ubashe kubana natwe, kandi uduhe kwihana by'ukuri, ubwo ugiye kugaruka tuzabane mu bwami bwo mu ijuru. Nyagasani, nkweretse abantu tubanye muri iyi groupe, ndakwinginze kugira ngo twese dusesekazeho umugisha, ndetse n'abazagira amahirwe bakabasha kumva iki cyigisho bose uzabaho umugisha wawe. Ibyo mbasabiye nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen. Uyu munsi rero ndababwira ko igihe Joe Biden ndetse na Kamala Harris bazaba bari muri White House nk'abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu